mwiza, uri Imana ikiranuka, uri Imana gusenga no kwinginga kwacu. Tugushimiye ko uduhaye abashyitsi uyu mwanya kandi abashyitsi beza b'umugisha. Tugusaba kugira ngo ubarindire aha ngaha. Data mwiza, dore tugiye kwanzika igitaramo bari natwe, manure pfuka we amanuke kutubashisha byose mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Reka mbasabe maze mukomere Imana amashyi muyishimire. Ariko muryango mugari mu nkondo ntimuze kugawa. Reka nsabe mukomere Imana amashyi muyishimire. Niba ari iby'umuco bajya bavuga ngo amashyi masomana akagendera ku igare, muri kuyakoma nk'utugori tw'impeshyi turi guturagurika. Mwakomeye Imana amashyi. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Amambere yuko rero mijambo data kugira ngo abakire mu rugo mutaza kugira ngo mwataramiwe n'uwaturutse irunaka utazwi, ahubwo mu nkundere nikore mu bitana nibwira batanazi nge mujye gutaramana ndirusurukana makozi ngambazi zambere cyongere mu nkwa mwiza mu basore ndigatindi gatoto ndagatone ndibushare ndibubenda rw'inkomfwa myacika itaba. Nagiye kuvuga mvuga neza nsanga data yashatse inka maze mvukira mu mata nk'amavuta, uko mumbona ukuntu umutege cyangwa umutima ntagire mugusha mu mutwe, ntagire mbeho mu gituza nduburyohe ndamata cyane. Ariko kandi ubwo nibwo namenye ko inka zindemba mu mubiri nk'amasozi ncamikiye mu nyama nk'imitsi zingurima nk'amagufa, ndavuga nti Mana warakoze kugira uwandiwe. Nanjye ni mu amashyi niba mwumva ndi muzima cyane. Nabagize umuryango w'umubyeyi Musabyimana Theogene. Ubwo mbere yaho sinabwa kubwira. Yewe, ibindi ndabyibwira. Twabyutse rero dusanga iwacu dufite amasambu manini, ariko uko bizi gerageza mu nkinguruke nganire na Karisiti mureba mu ruhanga. Aho dusanze iwacu twe twabyutse dusanga ababyeyi bacu bafite amasambu manini, bari bazi gukora cyiza cyane. Ese wareka ibya kera nkakubwira ahariho uyu munsi. Urabizi ko inyito z'uturere zagiye zihinduka bitewe n'amajyambere u Rwanda ruba rufite. Yego ni byiza, ariko u Rwanda rwo ntirurahinduka. Ntabwo u Rwanda ntabwo navuze kundemera. Navuze inyito y'uturere, ntabwo nigeze nk'u Rwanda. Rero uyu munsi kera hose hari muri paruwase, muri diyoseze, ayo mazina urayazi kera? Ndayibuka. Aha rero hakitwa Icyeza. Ariko twa turere tuje, igice kimwe cyagiye muri Muhanga, ikindi kijya muri Kamonyi. Urumva abantu tugatura mu turere tubiri turi hamwe tudakomeye. Yego, murabumva ngaho iwacu rero wowe uraza kumbwira aho uturutse ngo heruka turi mu itorero. Urabyibuka ko twari turi kumwe cya gihe? Ndakwibuka cyane rwose. Wambwiraga ko mutuye Nyamasheke ariko mufite gahunda yo kuhimuka. Ubwo uyu mwanya n'uwanjye ndaza n'inzuzi zuzuye ku buryo bukabije. Ndaza kubikubwira mu kanya, kandi tumushimire Zumpaye nanjye mu Rwanda. Umumenyi mube hafi. Narahagenze uhitemo uyobora nkwiye mbomeze n'usigara akagira Imana rero, maze ugende wicare ugubwe neza, banakire nabo mwagendanye, kuko mwagendanye nyine ntiwagenze wenyine. Hanyuma ese mbikubwire cyangwa mbere oya nguteze yombi? Ijambo rya mbere numva mfite ryuzuye umutima wanjye, nagira ngo mbanze ngushimire Imana yaturemye ikaba yemeye ko twongera kubonana. Nsabe ab'iwacu ntabinginga, nsabe aho umuryango wa Musabyimana mbinginga, mumfashe dukomere Imana amashyi. Nshatse guhera aho ngaho kuko
nitegereje uyu muryango dusuye dusanze natwe ubwacu nkabona imbaraga z'Imana, nkatekereza kandi uyu munsi ni Imana yashimye kuko uba, nanjye sinabigizemo uruhare ariko Imana ishimye ko ngira uruhare muri uyu munsi. Ibyo tubisangiye twese rero, niyo mpamvu ningingaga cyane ngo dukomere Imana amashyi, ariko nyabuna kugira ngo dutone imbere yayo nibwira iwacu twirinde cyane kuyiha amashyi. Icyakora tuyikomera amashyi kuko iyo twizeye ikomerwa amashyi ntabwo ihabwa amashyi. Nanjye ndishimye. Ijambo rya kabiri, ndashimira umuryango twakiriye urangajwe imbere n'umusaza Theogene mu Rukiryi rwa Musabyimana. Turabishimiye, muri beza, mwambaye neza. Ndabona abasaza b'ibikwerere by'amasonga, ndabona ababyeyi bakenyeye neza bakitera impumbya, ndetse nabonyemo n'abakecuru bakuze bibutse umuco batega n'ingori. Imana ihabwa icyubahiro mu muryango. Hanyuma rero ntekereje ko iyi saha atariyo nakagombye kuba nageze hano, ariko kandi umunyarwanda uzi ubwenge yaciye umugani aravuga ngo agahanze umugenzi kabi yagiye. Gusa agiye sinifatanya nawe kuko nawe mbatunze urutoki, nta ruhare mwabigizemo. Natwe kandi ubwacu ikibazo si twe, ahubwo umuvandimwe Theogene. Nk'uko ubona iki gihe tugezemo uko kiri, turi mu gihe aho ibihehe bihagaze. Mu nzira rero turimo kuza nazanye n'umushumba, hanyuma uruhehe rwamukoze mu jisho. Urabizi rero umushumba uramutse rumukoze mu jisho, ntekereza ko ntawe wabasha kujya indi ntambwe atera atabanje gukemura icyo kibazo. Yagize umugisha wo kugendana n'ababyeyi bakuze ndetse n'abasaza. Ubwo rero habonetse hagati muri twebwe akuze, ndavuga amavuta, twomora umushumba tumukiza urwohe mu jisho. Hanyuma turabona turaje, twatinze rero mu nzira, ntabwo ari iwanyu si n'iwacu. Ikibazo nuko cyagenze. Mbere yuko nagikomeza, ndagisabira imbabazi kuko nzi neza ko uyu muryango wa Theogene mwakiriye Imana kandi zikomera abanyembabazi. Kubw'ibyo rero mbanje gusaba imbabazi Imana ndetse namwe mbone nakomeza. ariko Kalisi, ndakumva ko atari kera ubu waribagiwe. oya sinjya nibagirwa, cyakora nibagirwa ibya kera ngasengera ibindi imbere. Hari isomo twigishijwe n'umugabo witwa Karina Maria, uramwibuka? Yari umupasitori. Karina Maria nzi yari umupasitori. Icyo gihe twigisha iryo somo yari umwarimu muri icyo gihe. Ndabyibuka. Iby'ubupasitori numvise ari naho ganisha. Nashaka kukwibutsa rya somo yatwigishije, rya rindi bituga bya bindi. Mbere imfura. Urabyibuka? Mu Rwanda rwo hambere twitwaga mu Kinyaga, ariko kandi na bugingo n'ubu niko hakiri. Imisozi iwacu ntabwo irahinduka. Tunejejwe n'ubushuti buri hagati y'imiryango yacu yombi. Tunejwe no kongera kandi kubonana amasaha nk'aya ku munsi nk'uyu, cyane ko tudatunguwe no kujya muri umuryango kuko mwaradutumiye. Ubutumire bwanyu turabwakira, turishima. Umusaza Ngirabatware Asiyeri akimara kumva no kubona ubutumwa bw'umuryango uvuye kwa Musabyimana, umusaza yarishimye cyane. Niko kuba dukoranye nk'abana dukomoka i Rukiryi twese. Arambwira ati rero Kalisi, ndabona ari wowe uyu munsi ugezweho, nyaboneka enda muhitumire ku muvandimwe wanjye Musabyimana. Afite umunsi mukuru, nuhagera uzasanga uwo munganya imbaraga, uzasanga intore nkuru ku mukondo Theogene. Arambwira ngo uzamumbwirire ngo umusaza Ngirabatware ndetse n'umuryango barabatashye. Ariko kandi arambwira ati
iwacu ntabwo tugenda imbokoboko gusa, arambwira ati enda n'ububuki, maze ubuza kumwongerera imbere uze kumbwirira umusaza Theogene uti iwacu mu Kinyaga umumbwire ngo imihigo z'iwacu ziracyakora. None yarabutetse arabutunganya n'ubwo bushyikirize. Ndabizi ntabwo ari intwererano bazanye mu muryango, ariko ko umuryango wanyu muzi kandi yawunsobanuriye, arambwira ngo uyu muryango uvukamo abapadiri, ubonekamo abapasitori ndetse n'abemera anatabara munsi n'abantu b'Imana. None rero bakunda amaturo yabashyikiriza, bambwira uti nimwakira amaturo ajye mu yandi. None muvandimwe wanjye Theogene, ubwo nkugireho umugisha aya maturo akaba kutiza mu biganza byawe, reka nsabe iwacu bakumvira amashyi. Ayo mashyi se, ayo mashyi aramara impungenge. Ubuki ko mbona ari ubwa Valentine, none yabunsangana akambaza aho nabukuye. Njyewe nazanye ubuki bw'umuryango ndabubashyikirije mu biganza byanyu muvandimwe Theogene. Naza twirwariza ibya Valentine ubu ngubu sinzi, ariko kandi nanaza wageze mu ishuri oya naza ari umwene bikira mu rwego twakiriye amaturo kandi araba ari mu yandi yabusumira asanga habona. ngiye kubuma vuba ukiraha nabunsangana ndamutungira urutoki wabumpaye. Ikibazo rero nuko zikora umutambyi n'umwere imbere y'abarayikira cyaba ari ikibazo. None urajya mu bigenze ubigenze njye mu rubanza rwa Valentine n'inzoga ye, uyu bigenze nk'umutambyi nako mu nubuki bigenze nk'umutambyi. Ese ugiye guhita usezera? Kuki utemera yuko nabunsangana mutungira urutoki wabuntuye? Naramuka bikoze nanjye niteguye kukuba hafi. Noneho ese ubundi waje tukicarana hano tukabusangira afite kandi ni mu gihe wakuriye mu itorero kuri imbere y'imiryango y'imfura, imfura nziza iyo mugendanye ntabwo igusiga, imfura nziza iyo musangiye ntigucura, ndetse imfura nziza iyo ugendereye irakuganiriza ukanyurwa nk'uko nanjye nyuzwe aya masaha. Imfura nziza iyo musangira ntigucura, kandi imfura nziza iyo witsamuye irakubwira ngo urakire. Hanyuma ubupfura busumba ubundi rero, aho mwasazeraniye ihagutanze, umunyarwanda mwiza aravuze ngo irahatinda ikahaborera. Ibyo birango biro byose biranga ubwo bupfura, nibyo nongeye kugusangana muvandimwe Theogene. Nongeye kugukumbura ko wari umututizi mwiza, none nanjye unyemerere ubwo ngeze mu muryango iwanyu, unyemerere dututirane kandi tudatongana. Nanjye ndi kumwe n'abagabo turi kumwe n'ibikwerere, baraza kureba mu mbaraga nke zanjye bampambira umuganda unkwiriye, maze nanjye ndawugeze iwacu nkagira amahoro. Hamwe n'ibyo no kutwakira n'ubupfura bwanyu, musabe iwacu mwongere mushimire uriya muryango. Hanyuma nyakubahwa Theogene rero, impundu zivuzwe urwanaga mu muryango iwanyu, kandi muri gahunda zanyu nk'uko nagize amahirwe ukamenya izina, umbere nk'Uwiteka abwira Mose ngo ubona kumenya izina n'ikintu nakivuze ndagikora. Nanjye unyemerere kuko mfite n'ubundi butumwa bw'umuryango, ariko sinashoka mpita mbukubwira, nkwiye kubanza ngaturiza imbere yawe ndetse n'umuryango kugira ngo gahunda zanyu mubonye ko ari ngombwa kandi ko bikwiriye ko nahizaho ubutumwa bw'umuryango, nawe n'umusaza Asiyeri muze kunyemerera nabwo mbubahe. Hamwe n'ibyo Theogene ndagushimiye n'umuryango, murakoze. Ikindi nakubwiye yuko wasanze hari icyiciro twasimbutse kubera za mpamvu wadusobanuriye kandi tukazumva. Nta mpamvu yo gusura mu byo twarenze,
ntabwo twari bwange kwakira ubutumwa bwawe, ariko kandi igihe cyabwo cyarenze. Byihanganiye dukomereza aho wadusanze, nta n'icyo biri bugutware. Hari icyo bigutwara? Njye nkanjye ku giti cyanjye ntacyo bintwaye, ariko ubutumwa mfite n'ubw'umuryango kandi burananduta. Wabutindanye nyine uzabuzana ubundi, kandi wambabariye nakubwiye impamvu. byose abiye imbabazi ubutumwa ntibwari burimo. Nacyo nakubwiye mu byababariwe yuko ibyo bitarimo kubera ko utabivuze. Oya, kubivuga ni none kandi igihe ni iki. Ntabwo ari none, ni nonaha. Wakumera amashyi ku bw'icyo. Ariko tukajya inama cyane, nyakugira inka n'abana, nyakurama mu ngabo, nyakurama mu bana. Bari abantu bo mu Kinyaga n'Urusenyi baraturanye, kandi mu Rusenyi hari kwa Marume, urabizi. Mutege yombi aguture ubuki bwa bundi ukunda, bwa bundi wacu dukunda, abuvugireho ijambo. Hanyuma namara kuvugiraho ijambo urabona umusubize. Ariko ndakwinginze kandi nkwinginze, uri imfura kandi uri umukuru mu muryango wacu musabye Imana. Urabizi wacu nta ngumba z'amatwi zihawe, ariko yitware neza imbere yawe mu ruhanga rwawe, cyane ko mwagiye ku rugamba mugatabaruka amahoro. No mu mvugo ye numvise avuga neza. Nagerageze yongera agenda aricyo, aho rwa rugohe nariko cya gihe cyaguye mu jisho ry'umushumba twabyumvise. Ibyo byatsi yavuze bibaho n'ingohe, ariko umushumba yaguhuye n'akaga, byose byagereye mu jisho rimwe. Ariko bo bagize Imana bakabavura bakoresheje amavuta y'inka kuze. Natwe nta nzitizi wacu, tugira urukundo bafata. Muherukana ryari ubundi? Erega uko umuntu uko twabanye mu itorero. Oya, muherukana ryari? Ibyo ngira ngo usobanure nyine. Ni vuba? Nkundira bikubwiye. Vuba hasi. Ejo bundi. Niba wabirangirije? Niko niba wabitunganyije? Ahubwo uvuga gutyo. Urumuri nta ribu iri hano. Wahisemo neza, muze bagenda imbere. Tuje ngenera urugeje ureba. Aba bana bari badukumbuye. Ndabikingiye ntabwo gusa. Karisi, Ndakumva. twari tubakumbuye natwe kandi cyane. Bishobora kuba birenze uko ubitekereza. Wabyumvise mukamuzeye. Ariko nabyo ndabigushimiye. Wakoze cyane. Muri abo bana bawe. Erega nyabona baratega se. Muri abo. Muze mubaki. Muri abo. Ariko umuhanga wo gutegeka arategeka. Niba wanjye bategetse ndiyamukiriza abana ngo nibaze babakire. Nimuze bana, nimuze mubakire. Nimugende musange umuryango babaramutse bose. Nimugende. Banabereka aho bica. Nanjye nkaba umugaragu mwiza nkazibira amazi zikagubwa neza. Tugiraho n'izindi data yagabanye irwota amasimbi kwa Rugaravu. Aho rero ageze mu muryango twamaje amazina yazo, aratubwira ngo bambwiye ko zitwa ngo ni black and white. Nsanga mu mazina y'inka z'i Rwanda rero iryo ngiryo ntiharirimo. Icyakora twarazibatije tuzita ibibamba. Tujyamo n'iza Ruti ya Rusengo, zikaba n'imfura ya Beneri. Izo zose mu rwacu ntiziharira. Ni ukuri bakagira Imana. Hasigaye bagura umuco twisangirire. Nibaza ko cyakuvunaga ari icyo twakomeza gahunda badusanzamo. urakoze wamfura ariko kandi nubwo bimeze bityo wagize uti mbese ntabwo waba wisabira. Oya kandi Aphrodis we Ibyo ni ibyawe simbigufashamo. yewe Aphrodis Agihamagara umuhungu we
iwacu ntitwakire inka impundu zinganya kugira inka naba impundu zingana uko. Murakoze cyane ariko umubyeyi nushaka nkondere Aphrodis ndabizi tujya kujya mu kigero kimwe nushaka uhinura uti ndamuhamagara nta kinego. Aphrodis we bakasha byaciye Bone ingere baririmba n'ikirano cy'ishongore n'indangamira kubarusha intwari mugabo utera abisha ubwoba nyarukazi iminega akunda imihigo ikesha igitaramo manzi itakumirwa n'inkindi ntiridasubira inyuma yumvise induru rwigereza rwizihira ngabo nirwanga guhunga intwari ihaza amagara n'urugina ruhura umutware ku mutima. Urakomeye neza ngaho mbwira ikivugo cyawe ariko ubu mwese habure n'uwambwira ati ndagatobotoboka n'abateze natega neza ngatabaruka koko niko ikivugo cyawe ni ikihe mama shinge? Reka da nahoze nkureba ku musatsi uconze neza nka Pascal amaze mu bapadiri nkagira ngo byibuze n'ikivugo ufite naho nta kigenda. Ikivugo cyawe ni ikihe Frodi? Ati ndi Nyamuberwa n'inkindu y'inganzo yagize ingangari mumera amashyi y'umusore. Ikivugo cyawe ni iki? Ati ndi Ruserukana amakuza ingamba zo gatoya sibyo? Abarahatura abanyabwenge ko duteraniye aha ngaha ariko nawe nakubonye ndakwitegereza ngo ni umuntu wacuje amakara bwa mbere muri Afurika. Ashwida waramutse nyibwira kano kabazo uribuka isaki bika gatatu hajya ninde bihakanye Yesu ampaye ntabwo marwo baheze. Ikivugo cyawe ni iki? Tegereza mbona uri nk'ibituza bigari cyangwa no ugiye kurongora mushiki wanjye. Ikivugo cyawe ni iki? n'indangamira kubarusha intwari mugabo utera abisha ubwoba Aphrodite ya kabiri iminega akunda imihigo ikesha igitaramo manzi itakumirwa n'inkindi kubanza uramutsa abaraha bose. ntiridasubira inyuma yumvise induru nirwanga guhunga intwari ihaza amagara n'urugina ruhura umutware ku mutima. Rero ntabwo urugina ruhura umutima utotambuka uze kwereka ababyeyi kubanza uzego. Aravuga ati kaze neza mu muryango iwacu ati twakubonye turakwizihira ngo yari gutahira hatamutahanye. Arimo araramutsa ababyeyi bakuru. Afrodi umuryango urakwishimiye cyane kandi urakwakira. Kalisa ndagushimiye umpaye umukwe mwiza cyane bakunda gukomera amata uramuwe umwereka ibyiciro by'abakwe. Aphrodite unkondere nanjye banze nguhobere. Ariko ibi bitugu umenya bizashobora kurasanira mushiki wanjye n'ukuri. Aphrodite rero ngwino mu muryango ukureba uyu muryango uvukamo umukobwa wakunze. Uyu muryango ntugira dayimoni, ntugira imyuka mibi, ntugira nyabiki. Uyu muryango ni umuryango mugari kandi ukunda Imana urongoye umukobwa w'amazi. Reka maze bagushyikiriza inkimbo yawe bita umusoro udakoye ahubwo tumwereka ibyiciro byiza bimubereye. Uraca iyo nzira uratambuka hano uratambuka ahangaho maze uzamuke kuri izo esikariye nziza. Atambukamo mukomera amashyi Aphrodis, atambukamo mukomera amashyi kubera ko uyu munsi agize icyivugo. Yaravuze ati yarebye abwira umuryango ati ni ukuri nanze kuba ikirara kitagira umuraza ariko kandi nanze gucamo cya hafi ngo mpingukire dobandi ahubwo nakwiye guca inzira ikwiye. Ati nahisemo guca inzira ikwiye. Reka nsabe abasigaye mutera intambwe imwe mugana imbere, imwe ndende rwose mugana imbere, muteri ya kabiri muhindukire murebe Aphrodis, muhindukire murebe Aphrodis. Aphrodite ndeberamo ushaka yuko abari hambavu hawe undeberemo muri aba basore bose ubona kwiye kuba ari hambavu hawe maze umutungo iyo nkimba gusangaho. Aravuga ati dore nguyu pa utagira parapara imipango yo imeze nk'abapadiri abapasiteri cyangwa se abaperezida mu amashyi pare tambuka. Ati no abandi batatu hano, abane hano, abandi bane hano. Hakuno bikora bikora nk'umwami
utyo rwose ati ngaho shaka ugende ariko aba basore bawe sinzi aho batorejwe bicara mbere ya soja koko nimwigire ejo Afrode ngaho hino uruti nta kinegu hino uruti maze na para bikora atyo gutyo rwose nirwanga guhunga intwari haza amagambo n'urugina ruhora umutware ku mutima n'urugina ruhora ababyeyi ku mutima ariko ababyeyi nubwo mubona nagarutse umusizi usiga bagasigara basiganuza wasigiwe n'abasizi dusangiza zo n'isano mu rwagazabo rusabye amahoro meza masa waraje munyurarembo we waraje yoga heka we yaje umwiza wariboye yawaberewe no gucunda amata yawaberewe no gutereka yaje umwiza wariboye yewe yanze guca ibikari we yewe yaje aherekejwe n'umuryango yaje umwiza wariboye yaje nyamuseka zigashoka we kandi yanga zikarumanga we yaje umwiza wariboye yewe yaje uwariboye we yewe uwariboye inda n'umugongo mwiza wariboye yawe yaje kibasumba we kubasumbya n'igihagararo yaje mwiza wariboye yewe yakowe indangamirwa y'ingondo
ikikureka maze kikundekera dore urakoze kurira bajya nko gutera yabaga n'ihene urakoze cyane. maze rero munyemerere mbashimire n'ubu mukaba mukiri kumwe nanaboneraho bahembe maze mumugeze umwanya muto MC mpereza nihembere n'Imana. Mana wabakoze Mana iguhe umugisha ngabone mugeze mushiki wanjye maze rero ubwo n'ubu byakomeye kandi cyane ntabwo ari bya bindi by'urwenya. Reba hariya bariya bose n'umuryango wawe urabazi. Reba n'aha ngaha badusanga mu kiganiro cy'umuryango, baraza turagifatanya, bigeze hagati barabanjisha, tubaha umwanya baterura ijambo bavuga ko basaba umugeni. Nkanjye waganiraga nabo nari nzi ko umugeni basaba ari undi, ngiye kumva numva ngo ni dirigine. Nagutumyeho umuntu intumwa yakugezeho izibwira yuko wabyemeye koko Aphrodise bagusabiraga umuzi kandi wamwemereye kumubera umugore. Tubyakira dutyo, tumubuki, turishima, turanezerwa. Niwitegereza urabona buri wese wicaye hano akeye mu maso, afite ibyishimo. Kuri twemereye umugeni, badusaba kubakosha, turabakosha, baradukwera inkwano, turazishima, turagutanga. Ariko ntitwagutanze mujye kubambwa, twagutanze mujye kubaka urwawe, wungura imiryango yacu, wungura igihugu cyacu cy'u Rwanda, wungura Afurika, wungura isi. Ngayo nguko ikibazo bifitemo, ubura uvuye mu muryango wawe mwiza ugukunda, ugiye mu muryango mwiza nawo ugukunda. Dufite icyizere yuko hamwe n'Imana uzabaho neza, ugatunganirwa. Kalisi ndakumva toje igira hino. Ndagira ngo mbanze nongere gushimire mbikuye mu ndiba y'umutima, bitari ibyo kuryoshya ikiganiro. Ngushimiye kuba mwaradukundiye umuryango, kuza kudusaba umugeni nk'uko mwadukunze. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero umugeni wadusabye dirigene nguyu utamushyikirije kira umugabo umukomere amashyi mwavuga ngaho ariko bigendere, aho ndahamya ko nawe ni umwanya ugenda uretse mbanguka ashaka kugira ngo ngushimire kubera yuko twaganiriye neza, tuganira gipfura, kandi wajya unyereka akobo, bivuze ngo twakiranye neza kandi n'ubutaha twazongera. None cyane rwose wamfura rero muri uru ruhame, reka ngushimire ku mugaragaro. Wakoze, urakoze cyane, ndagushimiye nawe, urakoze cyane. Hanyuma Aphrodite banguka. murakoze cyane. Aphrodite aravuga ati kandi reka mbanze rwose mbashimire byimazeyo ko mwabaye hafi ya mushiki wanyu, tunafata n'ifoto y'urwibutso. Aphrodite tambuka maze ubagwe mu byano, ubashimire babwire uti mwarakoze cyane, mwarakoze cyane, ni ukuri sinabona icyo mbitura mu kwiga ibirenze. Ngaho kandi ubwo amaze kubashimira, mufata ifoto y'urwibutso.
ngaho mbone nimero y'inkweto mugenda, mbone nimero y'inkweto mugenda, ubundi mureke Aphrodis yihorera umukunzi. Murakoze cyane. Aphrodis Aphrodis ni wowe rukundo nari ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye. Ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye. Hari icyo nabura gutaraza ubu nduzuye, ubu tuzajya tujya inama buri umwe n'ijisho ry'undi. Nabigize inshingano zanjye uhora unezerewe kuva umunsi wa mbere waga mu maso ukanyemerera ko tubana. Ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye. Akebo kajya mugarura nanjye kamushimire kandi kuko wamunze ukankora mu bandi bakobwa ati warakoze ko nkunda mugabo mwiza nizira mutima nagware ntabwo uzijya rukarika abandi nzahora mukunda ibihe byose. I love you so much forever and ever. Aragatite mushyikirize niyo nshyimbo, bamushyikirize niyo nshyimbo ishema ry'umubyeyi. Yego mushyikirize niyo nshyimbo gutyo yitambike maze mwese mukoreho bafate ifoto y'urwibutso mureba muri kamera kandi museke ugasetse ifoto isa n'umukara cyangwa igashirira ikabura burundu uryo rwose. Papa nabe ari ruhande rumwe maze bashimire mama byimazeyo. Papa nabe ari ruhande rumwe maze bashimire mama. Mama warakoze wakoze byinshi ati ndagushimira ko wibarutse umukobwa nkunda. Mu gitambike maze mukoreho mwese kandi mwegerane bya mufate ifoto y'urwibutso. Yego murakoze cyane. Batambuka mubashimire umubyeyi wajya muri Perezida Museveni neza neza ukwigera gutera ababyeyi neza mu mushiga mu amashyi ndetse n'impundu. Aravuga ati uyu munsi ntibishema namwe abinyuma mwese bibone yuko uyu munsi nizihiwe. The Minister ati uyu munsi wa none ndizihiwe bana banjye. Thank you a lot ati most you are welcome ati thank you mukobwa wanjye ndizihiwe kuko uyu munsi wow. Atambuka mumukunda amashyi paka ageze mu byimbo bye avuga ati kwibera gutabateye neza ati uranejeje mukobwa wanjye kuri uyu munsi mwiza. Reka mpamagare rero ababyeyi ba Aphrodis. Ahangaha nta n'umwe udatunze miliyari barakomeye cyane. Niyo mpamvu muri aka kanya bakiri kuramukanya nsaba buri muntu wese wicaye ahangaha guhereza mugenzi w'ibihumbi 5 atazishyurwa. Mugerageze mubikore kuko mbivuze 5 mutari bwishyura utazamwishyuza uyu muhe rwose. Mubwite gutaha ubwo bw'abakire ntabwo bisa akiri 5,000 utazanyishyura. Ariko abanyarwanda mwaratse uburyarya muhe 5,000 amafaranga. Abanyarwanda bajya kuburyarya uryo rwose ati mama ati nubwo ntabwo uri umukazana ahubwo uri umwana wanjye nukuruzi igihe nari ngukeneye ariko uyu mwamuhaye amashyi mukamushimira koko. Aravuga ati turiziwe mu muryango nzagukunda mukundwakaze kandi uri umwana wanjye ntabwo uzigera uri umukazana wanjye. Reka umuntu ufite impano Aphrodis yateguriye arasoso plutôt
sheri wa Aphrodis yateguriye papa wa Aphrodis ayizane. Banza ushyikirize isinde urayihereza Aphrodis kugira ngo mu cyubahiro ugomba umubyeyi maze Aphrodis bikore kwa kundi maze ushimira umubyeyi wakwibarutse kandi umubwire uti dore umukobwa nkunda niwe uguhaye impano nziza idasanzwe, umushimire cyane. Wow. Gati mushyikirize niyo nshyimbo, inshyimbo na yego mutambike gutya rwose. Fata ifoto y'urwibutso murareba muri kamera kandi museka kugira ngo amafoto azase neza. Ari kuyobora Amerika kandi ari mu Rwanda. Barambwira bati mubyeyi ati iri ni ishimwe rikomeye cyane nabageneye, bafata ifoto y'urwibutso ati mwese nimuze muri uyu mutaka w'urukundo, twese turi umwe kandi tuzahora turi umwe iteka ryose mu bumwe bwacu. Wahuze ibiganza mufate iyo foto, iyi foto nibura nzayibabaza. Murakoze cyane. Papa baracyamushimira, tambutse niyo mpano ndatekereza ari ya papa. Mira umubyeyi wibarutse papa umugabo we avuga ati warakoze kumbyarira umugabo nzamukunda paka. Murakoze cyane. Bazane rero impano Virginia yageneye mama, igiseke cyiza cyane kirimo ubutumwa buhambaye. Yego utyo rwose mukoreho mwese mukigize hasi, mwigize hasi utyo. Mama reba muri kaje kuzanywera amati wawe mubyeyi. Reka nongere nsabe papa ubyara Trigine yongera atambuke, hari indi mpano bamugeneye kuri uyu munsi. Uyu mubyeyi yakoze akazi katoroshye, nimubone Trigine arira, yakoze akazi gakomeye kandi gahambaye. Mushaka mwamuha amashyi, ibiganza bivuga rwose byarabashye mushimire mubyeyi, yakoze akazi katoroshye. Mufate ifoto y'urwibutso, ababyeyi beza b'imfura, mufate ifoto y'urwibutso maze dusubire mu byimbo twateguriwe. Basubira mu byimbo kandi reka tusabe bazire rimwe. Dutebutse uburyo mwete kubera ko amasaha yo yadukuri mwana wacu uzagira urugo rwiza ruhire kandi Imana izakubakire. Ati babyeyi mwarakoze mukwiye ibirenze sinabona ibyo mbitura. Ati Imana yo mu ijuru yonyine ibampera umugisha utagabanije. Imana ibahe umugisha. Mwisubire mu byimbo mwateguriwe. Reka none mpamagare mama Enzo. Amasaha yaducitse, mama Kenzo. Mama Enzo azane na mama Evast. Mama Evast azane na Munganyinka. Odeta mama Line tambuka. Odeta mama Aline, mama Alice, sorry, mama Alice. Odeta mama Alice tambuka. Yego. Noneho Eugene ndetse na Habineza nabo batambuke. Bazane rwose nta kinego.
nabo hari impano babateguye kuri uyu munsi mwiza. Ariko kandi yego reka none mpamagare Benefit Kabel atambuke. Benefit Mama Isa, Mama Melsa natambuke. Mama reka kana keza baragashimira bavuga bati Abiera ari hehe? Charite ari hehe? Barabashimira bavuga bati mwarakoze cyane, mwakoze akazi katoroshye, ati mukwiye ibirenze sinabona ibyo nabitura, mukwiye ibirenze mwarakoze cyane. Baracyari abajene mayero nako rwose bafite amafaranga. Kirezi ndetse na Asumuta bazane, Kirezi na Asumuta bazane. Ndimo ndihuta rwose, umuntu umbwira ngo ntiwansomye nahereye ku murongo. Umuze rimwe kugira ngo bashimire rimwe. Mugerageze abarundi mu ndasoma mutebutse uburyo mwete rwose kuko izi sigara sinsubira inyuma. Nakomeje ngeze uyu mubyeyi umuntu uri hafi rwose namuzane nyagukuru ubyara papa, ubwo ni umubyeyi Enzo nawe yabonetse. Enzo baraje mu kanya ngo impano yawe rwose. Nta kibazo nawe ni mumuhe impano ye rwose. Nimwe nawe afata ifoto y'urwibutso nta kibazo. Enzo nawe natambukanye mu ifoto y'urwibutso nta kibazo rwose. najyemo agatisa karajyamo nyuma. Etwari John. Uyu mubyeyi reka nsabe kugira ngo dutubutse uburyo umwete abo bana bafite ifoto y'urwibutso basubire mu byimbo byabo. Uwo mubyeyi reka mpamagare grandmother Mama Shaifa. Mama Shaifa niko handitse, Mama Shaifa niko handitse. Nawe natambuka umushimire na famille. Habanze famille Mable. Famille Mable. Mama Shaifa tambuka rwose bagushimira wakoze akazi katoroshye. Wakoze akazi katoroshye kandi n'ubu ngubu bafite byinshi bakwitura ariko kwiye ibirenze. Niyo mpamvu uyu munsi bifuje gushimira imbere y'imbaga y'abantu bangana batya Mama Shaifa. Mama Shaifa. Cousine Jacques cyane. Ubaha impano yanyu bari mufate ifoto y'urwibutso musubire mu byimba mwateguriwe. Iyi ni famille Aimable. Umuntu ufata iya cousine Jacques yaje. Yego famille Marlene nabo bifuje utateshwa nk'abakubya ukundwa n'indahemuka basaza bawe urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura
urungano urabeho nyamibikeyewe uhambiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano zitarumira hera umuririmbite kanone uramusize uduteje amata nyura tuzizi iki wibabaza umuryango Angano ngoga no mu bakire gusoma izina ry'ababyeyi bize ntabwo biba byoroshye haba harimo igifaransa cyinshi kiratini muraza kwihangana abana brothers ba Dirigine bajyemo hagati urabona ko rwose ni abasore bameze neza cyane bifuje kubashimira rero kandi mwakoze akazi katoroshye kuba mwarabaye hafi kuri mushiki wanyu mwarakoze cyane reka mpamagare Ganza Gihozo ndetse na Sangwa ndetse ahise haza Gabi na Teta ndetse na Teta nabo baze babifuriza urugo ruhire ati mwarakoze cyane bana b'iwacu ati muzagire urugo ruhire Imana izabubakire mubohereze impano zabo mwese rwose kujya mufata ifoto bite basubira mu byimbo Gabi na Teta mube muri hafi yego mufate ifoto y'urwibutso iyi foto nzayibabaza bakamerani babigize umwuga murakoze cyane mwese mubye bamwateguriwe reka mpamagaye noneho Gabi na Teta nabo mubaha impano zabo kucyuri mubaha impano zabo nabo rwose babashimire barakoze cyane kandi baravuga ati muzabyareho ngo nako kandi byo tubifuriza yego buriwe babashimire byimazeyo kuri uyu munsi mwiza udasanzwe murakoze cyane ufate ifoto y'urwibutso musubire mu byimba mwateguriwe urwibutso iyi ni famiye ya Pare yego iyi ni famiye ya Pare ariko Paul menya ariwe wakugira inama Pare afite umugore mwiza useka neza cyane umuha amashyi y'umugore wa Pare ni famiye muha amashyi ni famiye y'abasirimu cyane mama Ishimwe natambuka famiye Papa Queen tambuka abana bagushimire Ibubye yakoze akazi katoroshye kandi n'ubu bakigakora rero baravuga bati reka tumushimire iyi ni famiye baravuga bati ntabwo nabasiga rwose muze dufate ifoto y'urwibutso murakoze cyane murakoze cyane yego babaha impano bavuga bati dufate ifoto y'urwibutso kandi muzajya urugo ruhira Imana izabubakire kandi muzabyareho ngo nakobwa ndizera ko nta mpano isigaye director yateguriwe ambassador itegurirwa doctor itegurirwa prophet uyu ni papa wa Dirigine hari amagambo meza yambwiye nza gusoma kugira ngo byibuze azi kuba ari kundi bayo umutima papa aya magambo ngiye gusoma ni Dirigine we yamara bwati aya magambo uzi kuyasoma mu gihe ndi kumuha impano yagize ati ndagushimiye papa uri inshuti yanjye kandi ya hafi cyane warakoze ku bwa byose rudasumbwa wanjye urugendo rwose twagiranye ntacyo wanyimye kandi wankunze nk'uko abandi babyeyi bakunda abana babo warakoze guhora hafi guhora uhari ku bwanjye n'abavandimwe banjye bose
uyu munsi udasanzwe mu buzima bwanjye ndagushimiye. Ntacyo mfite cyangwa ibyo wankoreye wambereye inkoramutima. Uyu munsi wari uyu ngo nguheshe ishema ushingagire gitore papa. Ndagukunda ubuzima bwanjye. I love you so much forever and ever. Ndagukunda ubuzima bwanjye bwose paka mpfuye. Aya ni amagambo adasanzwe Regine yifuje kubwira papa ubwo mwibarutse. Nanjye umunsi uziraje ndahise. Uyu mubyeyi umenya adasanzwe. Uyu mubyeyi umenya rwose adasanzwe nyamirwa n'ingendo y'inganzo agize ingangare mu kivugo. Oh, thank you. Udahuga mwana ko duhugana. Ati ni restaurant yambaye twaririyemo. Muri ababyeyi beza Vanessa bahe imigisha myinshi. Barabategesha urugori babwira ati ababyeyi beza iyi ni kamba iruta yandi yose. Ababyeyi beza barabingira baravuga ati reka rwose tubabigizeho n'akarabasi. Ababyeyi beza babingiye bateza urugori neza cyane. Wow. Kugira ngo turabyeyi neza. Yego. Murakoze cyane reka nsabe abatahira babe bitegura kandi abari kuri serivisi. Maze mubegereze ayo mazimano batenyakirira abageni kuri uyu munsi mwiza udasanzwe batwe ko bazajya bakirana mu rugo rwabo. Dirije reka nsabe Afrodi kamusabe wegamiza umugore wawe kuri uyu munsi mwiza maze umwakire ubwite urukundo rwanjye ndagukunda kandi cyane. Uyu munsi niwe nawe hari ubuzima bwanjye bwose. Agati thank you urakoze. Yego murakoze cyane. Reka nsabe Regine nawe yakiriye umukunzi bikore kwa kuri twabimutoje rwose. Cameraman afata ifoto y'urwibutso. Yego ongera umumata akamarimo Regine ntabwo nemera gasigaza ayimaremo umugabo n'uwanyoye gutyo rwose. Ariko amwongera mukoma amashyi amwongera bahaya amashyi abahaya amashyi ko akamarimo Regine akamarimo bakoma mwatuzaniye nziza n'inyana y'igaju n'inyana y'igaju igira amata aryoha. Maze rero nagira ngo nyemere maze tubabwire amazina y'inzakuwe mushiki wanjye maze nzika tubabwire amazina yazanye ko byabo byaje mbyeyi. Nibehega inkawe inkanzi zinka y'ingwe bagabangerewe nibayisi yakizongera ngitinde ya kijyambere ntiyanze kwimira mu kinani ngo abahandi batayibenguka ikiberiye nkundirwa kimere itsinda itambuka igategeze takicobera ikicuranga batayitunze bakayibazira imyate ku maguru niyo ku ifumbire yayo n'ipfumya butaka. Mwana burya muhizi ni uruganga kandi muhizi ni urugangazi n'umuhizi ni uruganga kandi ni urugangazi urarwanga bikibana yanga umutwaza kibana wavuna rw'ibikira yarayisha umusazi ihuye n'umusangira w'isabure n'uburyo n'umugani w'icyamaganizi icyamaganizi ubuze igitugu n'ubukombe kwanyira ku iwacu zirakabwira kwa runihanga wacungu n'umwana w'umushumba wacunguye hano umwana wa nyinyi nyagiko yakobe umwana heje ngo n'imidari dikora umugani intwari gahenda baruguru intwari ngwino twigendagende ngwino twigire kwa nkunda bagenda muzahasanga abakobwa beza basuye impuzu bakambura inyundo basoza imbyeri zikabumera izarira izarira zarutiyo na mpanga ikiziranga zirahinduye cyangwa riringa nzayiririmba abatindi bacurimiwe zari zashotse nyakage takamushazi ayiwambe ntakumwimiriza nkazanywe kazabona zarira izanaro ikiziranga zirahinduye barugurura wanyeriwe. Ntibaye ku
ikubise umucyami cyamuribo n'abayishyize agahinga ishira agahinda iragira ihizepfu nagendagira izino shenge mugabo amahadara ukwezi kuraka n'abatayizi bayiganduje inkono umwungeri mwiza nyibonye nyiganduza inkuyo imbonye n'abakobwa beza bayibonye bifuza kureba gututu abakobwa b'iwacu ntibikosha kirazira iziragiye abana inkoni irarisha iziragiye abasaza inkuyo ikaganza n'ababariro bamweca ngo ururangwa rw'inka ruzazamura abashu narababwiye tumurabe cyangwa akanya nzarwahira kare nzarukamira ko n'umuhizi n'uruganga kandi umuhizi n'urugangaza yayikomye ihokora hasi mukuru wawe bantu imbere nk'uriberesha amacumbi wacu bari n'abagezi igihe zararaganye zariraye zandarura yarageze ku ndahi babica kwingorera kwa bugwanzi zica agahinda karashira wewe bitakira uhu nyirako yitwaga nyirabunani yazamuririye amasaka zimurira ibishyimbo ari ibisoba zahinduye wangere izi wacu zirahinduye takamushanze ayibambe nta kumwemiriza inka zanjye akazabonana uburenze bazabanyitwa ntuzikanurishiramo abari banayicokije bahamagara inka zikabana umwemirizi ntiyazikerereza barazirangamira bigisha imporo zivugira ikaramu abanyabwa muhazi inyambo zirabakamira zikebuka nyirazo rwuge inikamba y'ingabo nziza tinijana ritashye ubuhoro tinyagwita kumira bacu utari utari bizigo maze mubyeyi iyo n'umuzi uzunga batinde nkorere kwihuye nongere inama na mbere nigira mu rwori nukura akabyaro byaje mubyeyi agasaho ubwatsi bwazo reka gatereka ahangaha bari beza baza kureba ntuza kugana baza kukanzanya maze rero mubyeyi batuzaniye inka zijya mu zindi maze mubyeyi urabizi inka y'umuziga utagibweho mu nda ku ishuri rya padiri ku nzigo riryoshye wagera gutera hejuru bisiga bisingiza bisingiza abantanage umurya bishima twazi impambara nakotana ntibakwemere rizini kwege abizikatsi cyabuze nkuru maze rero mubyeyi umuryango waje tuganabanya n'umuryango mwiza reka mutuke muragakizwa haba harimo umwanzi waje agana muri uyu muryango reka mutuke neza aragakizwa ikintu umwanzi wanga azakizwa maze mubyeyi nubisha ibintu bisimbuka imyugariro nkorera ko mugusha batindi nongere inama na mbere nisirira mu rwuri agasaha amaganga yazo ahantu tuyafumije harera kandi wacu ubwishingizi urahari yagenda agatambika imbaho nanjye ngo ko neza agira neza maze nshutsanya ko neza buri umwirongi wangeriwe nibanze nibwirire izazanye izingeri wangeriwe imbere mwana wa mama isingutema ahubwo ndagutashya ntabwo mwaka ahubwo ndakwakira ejo bundi ukwezi kujya kirabaguhisha siba ndaragukunda nibuta nabizi bimenye ntuzigera umubabaza kuko ni wowe wenyine yizeye bisubiyemo nkomeje uramenye